Ben wambaye neza cyane watubwira amagambo anditse ku mupira uri mu gatuza. Uranyishe uziko ntayasomye bro. Ndagaruka mvuye Canada. Okay. Ndavuye Uganda ngiri Canada mfite ibitaramo bitatu muri Quebec muri Edmonton. Anyway, ariko be dusobanure wamugana kivuga ku kwambara neza umaze iminsi ugaragara wambaye imyenda ya rose. Bisobanuye iki? Ngeze Imana ndakubonye. Nagari buri munsi. Oya umaze iminsi. First of all, iriya ni color grading mukora kuko ntabwo yamenye imyenda ya rose. Let me show you something real quick. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. No mudesigner wawe cyane wowe yihita. I think you guys need to change the ngejo my fiance bahinduye rose hingi. Kandi na kala yayo. Uri na kala yayo. So I think that ni baroni yes. Yani mari. Tamam yaranabiz. Position. Oh, thank you, man. Thank you. I don't really know what comes next. I'm just doing my best. So birashimishije kandi binamugora cyane ariko byinshi usigaye nari kwiga ko ariko ibyo ubwira sinakora bidusha abafana gusa nyine sometime ari nyine babivuge cyane ku bintu babasha wasubira ifuzo byabo ariko kenshi ngenda kuri pressure ngenda kuri pesi ubwo ko ngera tuye hawo byose bizaba byose garuka garuka ikintu muri ufana ndabaza ndema bingize kubwira ndashimira abafana bacu cyangwa se abafana b'Inyarwanda rusange basabwe bazebe bagaragaje ukuntu idasanzwe mu rugendo rw'uyu muziki wa Rwanda guhera ku bakuru bacu ba KGB guhera kuri ba Monsieur Joe, Missionnaire, Rafiki, all the greats tugeze ku isaha ku bahanzi bashyashya gukora neza so byose tubikesha abafana so ndababwiza ukuri ntabwo bivuga ngo abafana ba The Ben muri rusange
abafana b'umuziki nyarwanda Imana bamugisha nibo tuzamuye tugira tugeze. bene ni kontra ya kabiri mu gihe gito gishoboka bivuze iki kuri kariyeri yawe mu kwezi kumwe kontra ebyiri ni nyinshi ku muntu umwe? It's a blessing, man. Ntabwo usobanura ubundi bigira ni imigisha w'Imana kandi biduhamo akantu kameze nk'agachallenge kuko bituvuga uti I have to make sure ko iyi favor y'Imana iguma aho so mu gukora mu gusenga mu gukora ibyo ugomba gukora kugira ngo Imana ikomeze kugira neza so ni ibintu byiza muri make it's a blessing. Amezi abaye menshi Diamond indirimbo nta yindi ko tugeze igihe cyo kukwishyuza be ibyo nari kubisobanurira usigaye ntinya kuvuga ikintu ko usigaye bivuga simbikorera igihe ariko mu by'ukuri bamenye ko nzirikana so pretty soon ari ibintu byinshi bigiye gusohoka. hanyuma ugiye Buganda uragaruka kureba byibuze match imwe y'iyi ekipe cyangwa uzagira umwanya wo kujya uzireba zihagije? Ndagaruka mvuye Canada. Okay. Ndavuye Uganda ngiri Canada mfite ibitaramo bitatu muri Quebec muri Edmonton no muri Montreal so ni mirageze itagaruka. Ben wambaye neza cyane watubwira amagambo anditse ku mupira uri mu gatuza? Uranyishe uziko ntayasomye bro. Gerageza. Anyway ariko be dusobanurire wamugana kivuga ku kwambara neza umaze iminsi ugaragara wambaye imyenda ya rose bisobanuye iki? Gize Imana ndakubonye. Nagari buri munsi. Yeah umaze iminsi. First of all iriya ni color grading gukora kuko ntabwo yamenye imyenda ya rose. Let me show you something real quick. No mudesigner wawe cyane wowe yihita. I think you guys need to change the ngejo my fiance bahinduye rose ingi. Kandi na kala so I think that answers your question. Okay. Ariko ribara n'ubundi rikunda muri iyi minsi byenda gusa. Nkunda kwambara bitandukanye. Nicyo mabara bereye. Yari amahitamo ya. Yeah. Okay, urakoze. Thank you. Thank you so much. God bless you. Bakakaza ntabwo uzagashobora. Ariko handitswe neza. Hano ndebe ko muvuga ko David na bamwe n'abace babanga. Wow, okay. Ngiye rero Jazzy ya Ryan ndetse iya The Ben. So ni iri customize kuri The Ben. Ngiye rero mwayibonye rero so ahindukize ubu perezida yabanatubwira 23 mwikuye. Icyambere nababaye cyane kuba umuvandimwe wacu nabibonye mu makuru yihuta n'ibyo nanjye ibirori bikomeye ejo ntabwo nagize amahirwe yo kumenya details ariko nabaye ko yabaye detained and I hope ko ari bube okay. We pray as a country kuba yaba ari okay. Icya kabiri cyari Pamela so ku mugaragaro ahasigaye rero ibibazo bingahe mwamufite abamembaza ba press nacyo bitwaye mikoro tuyibaye. Okay. Thank you. Nitwa Amon Ndabamanya, Kigali Today na Keti Place.
Ikibazo cyanjye cya mbere ndakibaza Perezida Mutabazi James. Amasezerano yanyu na The Ben ndetse na Orion Gazette ni amasezerano azamara igihe kingana iki? Ikibazo cya kabiri ndakibaza The Ben. Mbere na mbere ikaze muri siporo, nkeka ko ntabwo twegerutse kubona Ndababaye muri siporo akenshi. The Ben, ekipe ya Orion ni umwaka wayo wa mbere ubundi bw'igiye gukina First Division kuko yari mu cyiciro cya kabiri. President yabigarutseho ntabwo wenda umusaruro wabaye mwiza cyane mu bijyanye no kwegukana ibikombe. Ni iki cyatumye uhitamo kwemerera James Katuvuye ko yaje kukureba ukemera kuba waba ambassador wa Orion bijyanye wenda n'umusaruro utarabaye mwiza? Ikindi, The Ben, siporo n'umuryango mugari ugira abakunzi benshi. Hari icyo ubona n'ubufatanye bwawe na Orion buzagufasha ku bijyanye na career yawe? Thank you. Murakoze, twajya dusubiza kimwe kugira ngo bitaza kwibagirana. Okay. Murakoze ntamanya. Bijyanye na town, The Ben yashyize muri close. Mu by'ukuri ntitwabivuganye ko dukwiye kubabwira igihe, gusa reka tubibabwire ni imyaka 5. Imyaka 5, of course mu makontra abamo cross, renewing the initial term each year. So buri mwaka tuzajya dusura. Akantu yakomojeho mu bishavuga ngo he's happy to be on the board. Bivuze The Ben ntabwo ari brand ambassador gusa. Twashatse ikintu twasimbuza brand ambassador turashibura. Amazina y'uruzungu sinzi ukuntu aba ameze, amagambo nako. He's actually kuri board ya Orion. Bivuze ngo birenze umufatanyabikorwa. Mu gihe cy'imyaka 5 hari ibintu biri detaye birimo bituma ushaka gukora nawe icyo gihe. Yeah, I think that's it. Ndajya niba iki kibazo ko byakurikiranye. Ikibazo nari nabaje The Ben, cya mbere natangiye muri ikaze muri siporo. Cya kabiri ikibazo nabazaga ni iki cyatumye uhitamo kuba wakwemera ubusabe bwa James? Urakoze cyane. James ansanga tujya tuganira na team ikipe bari kumwe, yabanje urugendo rw'ikipe. Ikintu kiri interesting kirimo ni ubuto bw'ikipe in terms y'igihe imaze, kandi nta kintu kiryoha no ku growing together with the company cyangwa se with the team ifite projection nini nk'iyo wagira nk'umukunzi wa basketball. So nabaye cyane interested n'ibiganiro bitewe n'uko numvaga ari urugendo, ni ikintu tugiye gutangira together tukakimurikira abanyarwanda bakagikunda. Ni ikipe nk'uko yabivuze ntabwo izabishamikiye cyane kuri siporo ya basket. Ni ikipe izakora ibindi bikorwa bitandukanye. Hari ibikorwa byinshi bitandukanye bya charity, ibikorwa bitandukanye byo guha abanyarwanda ibyishimo muri iyo game n'ubundi, ariko no ku enabling abanyarwanda mu gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So nakunze dream ikipe ifite kurusha ngira ngo n'ibindi bituma mba driven kuba naba. Icya kabiri babaje ngira ngo ndakibuka aho bizahurira na kariyeri yanjye nabo. Basketball cyangwa se sports muri rusange zihura cyane na entertainment, nazo ni entertainment actually, kuko zihura cyane na music n'ibintu bitanga umunezero ku bantu. Nibaza ko byoroshye cyane kumva ko bifite aho bizahurira, kandi umwe bafite akazi kenshi ko kubwira abafana ba The Ben aho bari hose ku isi ko nta yindi kipe ku isi usibye Orion. So
ndumva tuzabihuza byoroshye kandi hamwe n'Imana byose bizakora. ndumva hari igisigaye. You okay? Okay. Murakoze, nitwa Rabin nkorera Isango Star. Perezida w'ikipe niwemeraho, wenda sinzi niba ari ubwiru urajya mu details, kuvuga wenda imyaka 5 sava, ariko se usibye kubaza bari muri board yanyu nk'umuhanzi na brand ambassador, ni icyo abazaniye mwebwe, reka mvuge wenda mutari musanzwe mufite, icyo ni kimwe. In terms of money, amafaranga byo bite, kuko nibaza ko wenda atari win-win situation, hari kirimo byinshi mu mutubwire. Hanyuma kuri Ben, nibaza ko wenda kugeza uyu munsi ntabwo twari tukubonye kenshi muri basketball y'u Rwanda, aho uyikurikiranira ubona iri ku rwego rwose, wenda ku makuru nuko urukundo witabiriye imikino kera ukiri wenda mu mashuri. Hanyuma wowe ku bwawe urayo numva izaguha iki utari usanzwe ufite? Thank you very much. Rabin, thank you so much. Ikibazo kiri tricky. Reka ntanga background gatoya. Ikintu The Ben atuzaniye. The Ben reka nta mikino gato ariko arabinyemerera. Ahantu atuye muri Amerika ni umujyi w'amateka. Chicago made Jordan who he is today. So, murabyumva ko turi Chicago. And nayo mpamvu yemeye muri kontra wenda ntitwabwiye muzagenda mubibona, muzayibonesha amaso uburyo ki kubera iki twabihaye imyaka 5. So, nuko uburyo dushaka kwimprima iyi vision yacu nuko ari the very big brand himself, and he's exposed to a whole lot of opportunities. Ari misi America murabizi ko bafite iyo bita the American dream. Niba mwabibonye ahantu kuri ibana cyangwa ku mato mwabonye powered by the Lion Dream. So the Lion Dream has a number of activities zitazarangirira i Kigali gusa, zizagera n'ahandi hose dushobora kuba twagira ubushobozi cyangwa n'amahirwe yo kugera. Terms of payment, of course your clothes iri exclusive, ntabwo nayibahisha icyo gisubizo nuko iri exclusive, ariko of course ntabwo abagabo bakwicara nta amafaranga yo arimo, n'igihe kizagera nanone tube twanabishyira ku mugaragaro ari ibintu bifatika. Impamvu uvuze ngo ari ibintu bifatika, ntabwo sinabasha James, Natasha and the board and n'abandi bantu dukorana, frankly speaking dufite ubushobozi bwishyura The Ben imyaka 5, ariko mu bufatanye ahantu duhurira tugakora akazi. Murakoze. yagobeje aho icyo orange so I think it's in basketball. Mu by'ukuri ndi gufana basketball cyane but frankly honestly nshobora kuba narakurikirana cyangwa se nkurikirana cyane basket yo muri Amerika cyane, ya hano not so much. Chelsea bagezemo amaligue akomeye iziduherukamo izo bihugu bya Afrika. Excuse me. So nibaza ko hari urwego rukomeye cyane twagezeho nk'igihugu mu n'abanyarwanda ngira ngo tubona mu twuzura abana iyo baje kugura basket, kundo passion bayifitiye, nibaza ko biri ku rwego rutandukanye n'urwa mbere tukiri mu mashuri uko bivuze. So urwego rukomeye rwavuye umenye ku rundi. Hanyuma ikibazo cya kabiri, icyo Orion igiye kugezaho ni kinini, nibaza ko harimo Orion ikipe igiye kuzana
navuga nka credibility iragira credibility ku izina rya The Ben. Ikipe igiye gushimangira ikipe navuga ko ifite barumva ikipe nziza nibaza ko iri bwagire sort of credibility kuri brand yanjye as well, so nibaza ko kandi n'ibindi byinshi ntari bwibuke nonaha ariko nibaza ko ikipe igira ikintu yari gikomeye kuri brand as The Ben. Thank you. Kabonye wa mbere mugiye gukina shampiyona cyiciro cya mbere muri basket, mwatubwira urugendo mwagize muri second division. Mutubwire nyuma y'urwo rugendo mwagize, umusaruro mwabonye, intumbero mufite mu cyiciro cya mbere n'izihe bigendanye n'uko bigaragara hari partnership mutangiye kugirana na gahunda za yako. Mutubwire noneho nka equipe n'izihe ntego muzanye mu cyiciro cya mbere. Ese ntabwo mwaba mujeje mukongera mugasubira ugasanga intego mwari mwihaye wenda zitandukanye n'ibyo mwatekerezaga? Icyo ni kimwe. Hanyuma The Ben ikaze nanone nk'uko bagenzi banjye babivuze, watubwiye ko uri umufana wa basket ariko n'akabazo k'amatsiko, ese wigeze ugira igihe cyo kuyikina ukiri mutoya? Kuko njye muzi muri football cyane kuruta basket. Uze kutubwira ku ruhande rwawe, uri umufana w'ikipe aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ekipe ukunda. Utubwire noneho ni iyihe nama watanga ku ikipe ya Oranje ije mu cyiciro cya mbere ku nshuro ya mbere kugira ngo byibura yaba abakunzi cyangwa naho bateganya kungukira ubahe nk'igitekerezo? Murakoze. So muri make n'abakinnyi mbonera gushimira abakinnyi ba Oranje Basketball Club bitwaye neza cyane throughout. Enthusiastic boys, passionate boys, abakinnyi badasanzwe. So ubwo buryo rero ukuntu wenda muzabona amateka y'ukuntu icyiciro cya kabiri twakigenzemo ni nako tuzakigendamo, noneho harimo imbaraga nyinshi zirenze twari dufite. Yes. Vision rero one, nyuma yo gutanga challenge ni ugutsinda. Bivugire ku mugaragaro 2024 baro ya kane. Bivuze ngo turashaka igikombe cya 2024. Bivuze ngo 2025 ya twinjira kuko ikipe itwaye igikombe nijya muri bar. So nuko no room for error. Management, players, coaches, no room for error. Excellence all the way. Murakoze. Felix Tildo ngira ngo cyambere cyari uzinyina football, right? Yeah, nibyo gukora niyo mwana cyane football ngira ngo nishiwa arabizi en muhanga by the way. But then urukundo rwa basket nari ndufite mu bwana ariko siyo nakinye. In fact ntabwo nakinye basket at all. Ariko kurwa twaye tugize muri ya trend y'izina rya Michael Jordan ngira ngo murabyibuka. Buriya wakinaga football yabaga ari gutahe akora amakuru hagomba kugaragara highlight ya Michael Jordan. So Michael Jordan nibaza ko ari umuntu badukundishije basket abantu benshi hano hanze. So rero ngize amahirwe yo gutembera gato ngira none urukundo rurenze ngira ngo James Street tuganira kuri basket akumva hari key point nice ngira ngo ushaka kumurusha. So I'm a big fan of basketball. Nibaza ko urwego kuri inshuro biri kuri ni vimwe na football mu rwego rwa gufana. Hanyuma ikipe fana ntabwo tuba twemerewe kuvuga mu kipe dufana cyane, ariko ikipe fana ya basket nayivuga iya mbere ni Uramutse as of now, and then ikipe ya mufana mu gihugu international cyangwa se yo hanze ni Lakers. Akakantu kagushije nongera mu Celtics ni Lakers. Yeah, thank you very much. Murakoze. Nitwa Ephraim Kayiranga, amakuru na Teresa Flash. Perezida mwakwihanganye mukaduha
clauses zimwe ziri mu masezerano tuvuga ngo The Ben niwe wavuze ngo afite akazi ko kuvuga ikipe ariko mutubwire muri iyo myaka 5 umukunzi wa basket umufana w'ikipe we asa profiti iki kuri The Ben ahangaha ndashaka kuvuga wenda murateganya ko yakora ibitaramo niba ari social media nimudufungukire mutubwire clauses zimwe na zimwe zigera ku mukunzi wa basket no ku mufana wa Orion murakoze. Kayiranga, thank you. Ikibazo cyiza muraguma gushyira kuri reka tubivugeho gatoya. Hari of course kwambara jazz ya Orion bivuze ko ari umufana mukuru ko nabyita uri exclusive. Hari gutangaza ibikorwa by'ikipe ya basket ya Orion igihe cyose. Hari kuba ku mikino igihe abifitiye umwanya niko byanditse igihe abifitiye umwanya kubera ko turabizi neza yuko bafite akazi kenshi gusa ariko agomba nawe ku umwanya kuwubona tubibabwire kangahe ariko karahari azajya bahari ku mikino runaka azajya batumire kuri social medias n'utuntu twinshi harimo ibintu byinshi cyane gusa ariko ibyibanze ni ibyo hamwe n'ubuvugizi bwo kuri corporate level by'ikintu cy'ibanze. The Ben is a big brand, so basically muraza kubona jazz already twamuteguriye ni sample ariko jazz yacu ni kala ari jazz zaba ifite imikala twanabonye ko tugiye kuri personal life rero kwitya The Ben yakarangira ngo ishobora kuba ni royale n'ubwami almost you see nayo ari event ngira mu muzi yabaye ushize almost so n'ibyo so hari byiza cyane content byiza cyane close twinshi The Ben azatugezaho kandi he's very flexible muri no kumushimira once again thank you so much Ben yeah so n'utuntu twinshi ngo nawe yagira icyo abivugaho. Tuva wifuza byose ariko nongera nuko iyo ugiye kuba brand ambassador nta kintu cyiza nko kumuba utari gufiringa kuri brand ambassador gusa ahubwo ugafiringa bigomba kuba biri organic bigomba kuba uri feeling so iyo ufiringa ikintu rero uba flexible ukanagikora sometimes ugakora n'ibirenze ibyo wanditse. So we are flexible in that manner. For us to be flexible mu buryo ki ibavuze hano byo biri contract ndetse hari n'ibindi ngewe nshobora kwisanga nakoze nk'uko bivuze ndi umufana ukomeye wa Orion as of now until the end of time. So muri make icyo umufana akora nyamara murabizi icyo abafana bakora they go beyond. So urumva ndimo ibintu nka bitatu ndi umufana ndi mu brand and then no board member. So ibyo byose mu burenganzira bwo kuba flexible nkakora so izo clause mu by'ukuri sinzi ba niyo twababwira izo clause hari izindi ziruta izo ngizo zizanakorwa but I think nk'uko bibajije izavuze the main ones. Thank you. Tujye kuri uruhande murakoze cyane nitwa Ndababaye cyangwa se Pundi nkorera Isibo TV
kugira ngo mbaze Ben cyangwa se Gabi aze kugira icyo atubwira ku muhanzi unamufana wagiriye ikibazo mu Burundi ubwo ni Bruce Melody mvuga ku ruhande rwa James aze kutubwira kubera iki Ben ko afite famille cyangwa se couple isa nkaho ari iya mbere mu Rwanda mu busitani mutatekereje ko Pamela yaba nawe brand ambassador wa Lion. Ikibazo cya nyuma nicyo nabonye kuri Twitter abantu bavuga ngo Ben mu gitaramo cya Big Arena ndanagushimira ko wari washe kuba wakuzuza kuko byari byarananiye iminsi yashize n'abanyamahanga byari byaranze, ariko imyambaro wambaye nabonye abantu bayibazaho ngo hari aho ihurira na nyakugenda Jay Polly, mbese Jay Polly mwarabyirukanye uze kubitubwiraho niba ari ahantu bihurira. Murakoze cyane. Ibibazo byose waje ukora bitatu bitandukanye cyane n'ibintu turimo hano, ariko I think it's okay kuba nabisubiza. Icya mbere nababaye cyane kuba umuvandimwe wacu nabibonye mu makuru yihuta, nayo mfite nanjye ibirori bikomeye ejo, ntabwo nagize amahirwe yo kumenya details, ariko nabaye kuba yabaye detained and I hope ko ari bube okay. We pray as a country kuba yaba ari okay. Icya kabiri cyari Pamela, so ndirimba barakore bavuga ngo njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Iyo ndirimbo ndumva twanayishyira muri iyo sense, ni ukuvuga ngo icyo nshigikiye I take it back. Sometimes ari gufana ikintu umuntu agafana ikindi, ariko mfite akazi ko kumwereka cyangwa se ko kumubwitinga kumusha muri Orion's, and she's a big fan of sports, so nshobora ko bizakunda. Icya gatatu nubwo mbere nyumvishije Twitter yanjye nta notification igira, sinjya mbona n'ibintu, so naho bihuriye. Rest in peace Jay Polly. It has nothing to do with that. Thank you. Okay, tugana ku musozo, hari ikindi kibazo gisigaye? Jack Binayo. Okay, so Mr. President, ndumva ngira ngo abanyamakuru bari bafite ikibari ku mutima, twakurikiza indi gahunda noneho nk'uko wari wabitugaragarije ko hari umwenda cyangwa hari jersey ku mugaragaro ushaka guhereza n'ubundi the board members as well as the brand ambassador wa Orion Basketball. turagira ngo tumenyeshe ko bitewe n'uyu muhango twagombaga gukora jersey uburyo muri bwone y'ikizaba iri branded, ariko ibara rishobora guhinduka. Murakoze. Okay. Wow, okay. Ngiyo rero jersey ya Ryan ndetse iya The Ben. So ni iri customized kuri The Ben. Ngiyo rero mwayibonye rero, so ahindukize ubu perezida yabanatubwira 23 mwikuye. Okay, voilà. Mbarije benshi. Okay, alright. Murakoze cyane rero. Murakoze. So iyo ni gahunda rero yo kwerekana umwenda, murabonye na numero. Urabona ko umwenda nawo ni umusore nkawe. Umwenda ni wamwira. So nabenshi turaba. So Mr. President, ni ibyo rero, ubwo niba nta kindi kibazo gisigaye ubwo mwadushimira mukanatwifuriza umunsi mwiza. Conclusion. Yes. One, ndagira ngo bashimire cyane nereye kuri Bayingana. Besides you being a friend, you are a great partner and a great influencer of both industries, musician, entertainment,
ndetse na siporo ari nayo iri umwihariko wawe. So thank you so much, I appreciate. Abanyamakuru, for real, without you ntabwo twakabaye turi hano. So ndabashimira cyane kandi ndabizeza ko iri ni itangiriro ry'ibihe byiza tuzagirana, tuzakorana neza cyane, aho tutabikora neza. Mwabonye ko hari ahantu avuze ngo no room for error. Yes, error zarabaye muri jani y'ubushize, aho ibyo twashaka gukora bimwe byagenze neza uko twabishakaga, ariko this time no room for error. Twarize amakosa twarayamenye ndetse twabaye abanyeshuri beza. So we promise you yuko ntabwo tuzakora ibitandukanye n'ibyo twaberetse uyu munsi, n'Imana izanabidufashamo cyane bitewe n'uko niyo background tuyifite. Murakoze cyane, ubwo twongeye duhugutaha tunabararika. Schedule nimara gutuza hari ibintu byinshi afite gukora. Schedule nimara kuba balance zagaruka very soon, biri no muri contrat. Noneho tumukurikire ibintu nyabyo, akazi nyako. So thank you so much. Murakoze cyane. Thank you sir. Barakoze cyane rero n'abitabiriye gahunda, namwe tubashimire. Mugire umunsi mwiza, mugire gutangaza byiza.